Yes afande. Ndabona mageze ngiye kubafata ubwo muraza muhansanga nayo. Sawa nari. Neza mama. Biriwe. Ani wabo kwa Jackson. Ani wabo kwa Jackson. Mama. Yewe ndi umugenza cyaha muri aka karere kanyu. Banafite cyangwa kinyemerera gufata abahungu bawe. Bagize gute? Abahungu bawe barimo barashinjwa kugira nabi Mukamana bakamukubita ku buryo buhambaye. Izina rya Yesu. Abana banjye se? Ahubwo baba barimo ko tubashaka. Ntago mbasiga hano. Abana banjye. Abana banjye bararwanye. Abahungu ahubwo bashaka kumwica bagerageje kumwica nubwo kameze nabi. Uko ari babiri Jackson na mukuru wiwe. Nimbeshereza abana. Abana banjye yamuyoboze. Icyo nago mbasiga hano. Oya, pande. Nago mbasiga hano abahungu banjye. Nago nabyemera abana. Oya mwana wa. Niki kinyereka yuko uri umupolisi wa nyawe ko. Shaka kureba ibyangombwa byanjye. Ndabireba nyine. Nze mbikwereka ariko abahungu bawe nago ndi bwabasige hano. Icyo cyangombwa cyane. Rero nibasohokemo tugenda. Kuzaryo umuntu. Imeze bite? Sapa. Imeze bite? Tuza wowe. Umva. Murabanyerondo. Kesha machari. Kesha machema. Kesha machema. Kesha. Nimba mushinzwe umutekano reka tuza musenzi. Atuje rwose. Reka oya reka hagarara musenzi. Hagarara. Oya mujyane ngira ibintu ko mbona nta n'ikintu. Reba mara mucakaze kubona tutumiro turifu aguka asubundi ayo kankoreka yakuye nta kubitingegera cha avuta mwe Tuzi uretse isengeri nayo atajyana ariko si isengero urumva yijyanye wowe urumva byaba ari sawa. Cakaza neza mujyane ngira ibintu cakaza n'isoresore z'iki gihe murabona haje abantu. Umva sikari kofi cyayishize n'ibikopi n'abakigoje n'ibikopi mujyane ngira ibintu cyane katajyana n'igihumbi hagiye mukora ubundi bajya mwambura abantu anetahere ubone niya nzabura kurunywa se nzabura kurunywa nese ma turi kuziriki nese nge ndicara ngubitira abana ari none uri gukina filime umva se ndicara nakoze nyine mbwira ikintu ndetse icara mwana nese ndicara nakoze ikigero icara kubitwariko yawe ndicara na mama ibi bintu ni igitabo nge ntago nakicara nge ntazi ikintu nakoze
ntabwo nakwicara njye ntazi ikintu uraza kubasanga reba ukuntu uri kuniga reba ukuntu uri kuniga nkururira abana nakoze iki karitsiye yose wimbesherera abana ntabwo abana banjye biba yabanje no kudukubitira mu cyumba mama ni urabasanga kuri polisi none se bakosheje iki barashinjwa kwica umuntu ngaho nyumvire ngo twice wowe murabona nikubona njye ntabwo reka kuniga uri kumva mwicara ariko mudakubita nyine buretse mama njye mva kubwira mbabarira kwinginga utanyicira abana nibyo duhora twumva muri munsi ntago abana banjye bibana ni urwangano rw'abantu b'inangaha rwose abana batuzengereje muri karitsiye ndakwingiza winyicira abana umva nkubwire amufande uzi ukuntu igise kiryana umva nyine nkubwire polisi bagimaze reka twicara bari nimuze ibyo ngibyo mabijya kuri polisi umva nyine uri umuribu ibyo ngibyo mama we yabibonye nese kuri kudukubita ubu umuntu yemerewe kwihanira muze tugende ibyo ngibyo murabivuga kuri polisi baba datwe reka nanjye bakurikire mutanyicira abana ese Dagito rero akamubwira ibintu biba byanshanze no kuri Imana reba ubu kuba ko dufunguwe ntiwanagira n'agatekerezo uvuga ati byibuza reba turafunguwe nta kintu na kimwe n'ikirutoki kiri mu nzu ngo turarye igitekerezo si ubuntu nshakaho niwe mukuru ntutekereza ariko ngewe uru rugo n'ubundi reka rugire n'imivugo turaba twicaranye na mama ngo igitekerezo mukacyaka umuntu mutoya mu rugo ubundi niba mugezeho mutekerezwa n'umwana mbwira ngo utekerereze ubu nta kantu ushobora kunyungura k'ubwenge ntabwo ufite ubu tuvuge yuko ubu se ni niba bakanca amaboko ubundi se dufunguwe atari we wari wanjyanye mu bujura nyumvire ubu ibyo wariye byose tuvuge yuko ntigeze nkora akantu k'ingirakamaro ngaho mba barakoze iby'ingirakamaro nyine byerekane muri iki gihe dukomerewe nyine turaje turafunguwe yego ko nshimye ko tugarukiye hariya kuri sitasiyo ya polisi iyo dukatira ntabwo rero wanyoheje ngo tujye kwiba si umwana ubu koko n'abandi babayeho gutya yayigaragaza nka mukuru wanjye igihe ikintu ukora shagejaga isaba ibintu sinabivamo harya wari umbwiye ngo igitekerezo nese ubu nturi umuntu utekereza ibyo byo gutekereza si byo imyaka 19 ufite n'imiki ntacyo ukeneye ubu imyaka ine nkurusha iby'imyaka ari kubizanye uti nyine ubwo nkeneye igitekerezo reka hite mba na mukuru kubera ko ubwo byarakunaniye rega hari ahantu ugera nawe ugata akuze impungure nge nziriye amezi abiri yose nge ndayakubise ndi muri gereza nakagombye kuba mfite icyo nagezeho reka rero nkubwire ngewe igitekerezo n'ubundi reka nkubwire urumva nta bipfira gushira reka twongere twiyongoze tujye kwa wa mugabo yumvira ni ukuri kw'Imana nta mugabo ukuri muri imbwa ubu urashaka ko bongera bakamfunga abana ndagenda ugume muri iriya nzu zicwe n'inzara sinapfumwa nkagenda nkajya gukora ikiyedaho kugira ngo ngende nsubire kuri uriya mugabo ureba ukuntu ejo bundi bankubise bakangira nabi njyewe urambwira ngo nidusubire ngo hariya reka bongere bagifunge nta kazi kawe bakabongera bagufunga wongeye kundoromaho rero nsakuriza ngaha noneho genda nyine ujye gukora icyo kiyede rero kunsakuriza uransaba ibitekerezo ngo ikiyede se wajya ukajya kugikora ariko ubu ngiye reka nkubwire sibyo njye nari mfite kwafe y'umusatsi ndagenda njya kuriya mugabo atuma niyogoshesha ngo mbe umurara sibyo nk'umurara ngo aba afite agapara nk'umurara ngo aba afite iki sibyo birangira banamfunze njyewe nzira ubusa ngo biriya bintu twabigiyemo tubona amafaranga twafihuriye no kurya cyangwa biriya bintu twabigiyemo tubona amafaranga ariko ntaho bitaniye n'ubugome bwo kugira ngo bakwice aho kugira yewe wansabye igitekerezo ndakiguha imbuto nagishaka
genda ujye gukora ibyo biyede byawe cyangwa njyewe reka nanagusigana ariko mubibagiwe ukuntu wasabaga imbabazi uvuga ati Mani, mwana ngabanya mfasha njyewe mva amagambo, muri mani. gereza ujye gukora ibyo biyede byawe usubiye muri iriya gereza nuko komana gusa nanone bamufunga azavamo nta kundi reka nanjye n'ubundi nshaka akantu nakora ayo ufite yose reka nguhe ijana ntarebe irembo ijana ese kureba kuri uyu mufuka akajana konyine ese ubwo ako si akaboko ako si akaboko n'ubundi akira n'ubundi ntuzabura kugira nyine nta kibazo ubundi urakoze wowe n'ubundi warananiranye dore ko areba nk'imbeba yakandagiwe n'intebe ntarebe urakoze aka wansaidiye si wowe ra cyane ntabwo ndi kwibuka neza ntabwo ari wowe wankubisukanya muri byanjye wansaidiye n'ukuntu mwankubise mukansiga we unteza ibirara byawe mukazana mukankubita none ngo musayidire ariko wansaidiye basi nawe uzaho bwirageze wasanga nanjye ejo ari njyewe reka mpfe kureba yuko hari igiceri yego rata ibihe birahinduka ibihe biha ibindi urakoze ariko ndumva mfitemo na gira neza wigendere ariko nawe ujye umenya yuko abo wakorera ibibi byose uzabagarukira nyuma yego urakoze kanigendere nanjye dushobora kuzahura ejo byambayeho gutyo nanjye ugasanga bibaye bibi ariko wibutse ko nakugiriye baravuga ngo gira neza wigendere ntari ariko mujye kumenya ko uwakugiriye nabi ujye umwitura ineza n'ubundi ayo kurya ntayabonye ayo kurya ntayabonye shaka